fichara unasana aha ndi bajya gibira ni heza navuga amanota ya kubera twirira inyama amafi bihije tubibagamo wese wageza ngaha jewe nitwa ishusho nico nawe wewe 35 na rata ese wageze Koju meze mutese amasaha ya sembo yageze ndumva twajya kuri sembo twese ndabona n'umuyobozi ikibazo yewe ku murongo neza umwe imbere y'indi Jevu umuyobozi araje se hari mifate nk'abana bagiye kwiga ku kigo cyiza Mwaramutse uyu muntu ari hano Kurasambure twese dutona umurongo twifata muvuye mu duce dutandukanye tw'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko by'umwihariko iki kigo cyacu ni cyiza dufite animateur yegere hino tukagira kuva mu wa gatatu kugeza mu wa mbere no kuva mu wa kane kugeza mu wa gatandatu ariko by'umwihariko turi kwakira abanyeshuri bo mu wa mbere yabibwira animateur murakoze cyane iyo nitwa Kagira neza Noheli nkaba ndi animateur w'iki kigo bizera ko tuzabana neza mu myigire yanyu no mu mikoranire animateur wijya kure dufite abanyeshuri bo mu wa mbere duteganyije kwakira umubare abanyeshuri 400 kuva ejo bundi nimwe mwazindutse dufite doyen twajyana na doyenne reka mpamagare doyen yegere hino na doyenne yegere hino abangaba barabafasha kubatembereza ikigo babereka imbago z'ikigo babereke na kantine ahandi kantine zaracitse ariko twebwe muri iki kigo cyacu dufite kantine babaye agent de poche okay reka doyen abibwire na doyenne ubundi musibe muganira jina ni matera utundi turimo tugiyemo mereza umuyobozi amashize murakoze cyane nkuko umuyobozi mukuru abivuze nitwa Shema abandi doye w'iki kigo uyu mugenzi wanjye kamanza bibwire ngiye na bintu byinshi mvuga nitwa Sheila doye w'iki kigo welcome n'abandi girlfriend w'umuhungu she's my girlfriend yes we nasikandi nibiki kandi mana yacu gukundana ni byiza kuko ni Imana idutegeka gukundana ahubwo kuba mwageze mu kigo cyacu namwe mutangire mukundana nageze hano nakundana gusa byaje kurangira nkundanye na Shema she's my girlfriend uzapfa oya nta kibazo sibyo namwe mugomba gukundana kandi mugakora cyane mu masomo yanyu mukiga neza buri wese afite intego y'amanota menshi ubwo nanjye nawe tugiye gukundana nibyo none nanjye nakundana n'abanyakigali let's try the roll ariko mana yanyu ugisha ukuri nanjye nakundana n'abanyakigali let's try the roll turayibidero ugisha ukuri ayiderove mu isn't it correct izindi correct izi muri Bibiliya ntaho handitse ngo ntuzakundana n'umuntu utamutangana ibyo by'ibitumbara samanga muri Zaburi niba nyibwira ngo dukundane ni ngombwa ngo ufuhe gakundane ziba tata ibyo ntabyemera ugiye kubwira na Rovi hano ngaho twaje kubwira na Rovi ko twaje kwiga yes yezi nibi Yesu nyine ari umwana w'Imana I love you too love you tuzi ibyo barabijya uri mushasha ni mushashini komera cyane umva ibyo mubive muze mbatembereza ikigo dore n'umunyeshuri mushasha yaje nawe se ugiye guhita umukundara
ariko iba turakundana tugendera bazi uko bizirika uzi ko ndara hejuru se y'igitanda mwana namanukaga mu gitondo mbyutse sinzi ko nakakoma kuko gitanda kanyishe tu nazanye agasebeto ese waramutse ni neza ase kutabwira ubundi amasomo uyabona sha araho nyine tu ubwo se wowe njye ntabwo mba mbyitayeho urabizi tu ase buriya mbwira ukuntu nakwita ku masomo njye buriya naje nje kwiga ariko igera hano kuri iki kigo misi yahise yimba online bro so easy ni kuri naje nje kwiga ariko ngeze kuri iki kigo misi yanzanye kwa kwiga ariko oh my god I love you okay I love you twakuriyemo niyitugiraga abo turi bo rinde surprise anaga cyose ibi ni ibiki kandi ibi ni iby'iki I love you too ese wabitekerejeho gute I have taken an hour and I do but you make sure that oh I love you too. Are you fine? Honestly, iki cyabinyemeza kuri kugira ngo nkunda iki cyabinyemeza ndagukunda n'ibinyemeza nase ntabwo uzi ko ndwanye na Joanne nyine bazi ariko batubwiye ngo tujye turakora twaje kwiga cyangwa twaje gukundana ariko byose bireba ikigo nanjye cyancanze ibyo gukundana ibyo kwiga nabiwe n'ibyari ibyo ubwo se uziga uri gutekereza sheri wawe uzafata oya bishobora kuzabura byose simbizi tu aha ntabwo nawamenya ariko nyine yaraje iki kirere kigiye kuba inyemeza narese waho ntabwo ubibona ndirimba amata atagira nabi atandukanya abakunzi imitima itabishaka ariko ubuzima bwo butangiza J-Boy indirimbo we yo gushwana gushwana ndirimba keza ku rukundo ndirimbira yumve injyana ndajana mwana amakoti wambaye nanga amatuza wanditse nk'ibitari by'imineke wewe ukomeje kimwa inaha iburasirazuba ntabwo ari kimwe n'uburengerazuba inaha izuba riri kunkubita cyane izuba izuba ryabaye ryinshi izuba rigatuma wandika agatuza yewe bizabanyobeye natakuyemo n'ubusa kumva mbangamiwe ariko si mwa numara kwiga wumva uzabike yewe nzaba umuyobozi ta wowe abandi bayoboye babandi bari bagiye kugira Yesu ya nyenyeri yabayoboye ibyo ngubwira ni ukuri I love you nakupenda ndagukunda pe I know njye nawuze mubwira ko ibyo mubwira ari ukuri urareba ko nawe nakomeretse nakubwiye ko ari igitanda cyanyishe ariko siko kuri nagute reba kwa kundi njye nawe tuba turi kumwe like that mbese gutya tumereye sinzi ukuntu narose ukuntu gutya Oh my god. Nanjye kubuni hano mu masaha yo kwiga bari no mu kigo ntabwo twafunze inguni urabona njye na Toyene twaganiraga nyine ku iterambere ry'ikigo
Wow, byiza. ndimo se fo Neza tu. na nyine nawe kigambo urukundo Urukundo nongeka njekamwereka akurukundo kajemo neza. Ziriya bakundanaga mbese zose baririmbaga mo twagiye inyuma y'ihani ifyuza kamuvi inyuma y'ihete icyuza katanja imanima y'ubutunzi nakwata nabikoma babiya akenshi bakanavuga barizo bandi hari kwezi iyo kirishwe kundamira umutima wanje urishimye narageze babure fagiki cyangari kurezi iyo kingo kundaga birenze ndawimanije ariko kambore si ibintu byo muri kugaragariza abandi banyeshuri harimo ati ntabwo ari ibintu byadanditswe turi kuvugana ku bintu by'ikigo nyine byateza imbere ikigo okay n'usundi kari gashyashya mu kigo kaba kari mu biki sinzi ibyo kaba kari mu mwana nta mukobwa mwiza gafite kipevera mu kigo nk'uko ngiye ngufite gafunga umutwe sinzi ibyo kaba karimo rero kagira ngo ukava iwabo umugore akabwiye nabi akubwe ngite kuzambwira nabi sibyo ntabwo nabikora none ngiye kubera wowe igose ngiye kuzapfa kubera wowe none ngiye nupfa ngiye nzapfaka oya ndagukunda oh my gosh igitera dusanzana yatwica ndagasya none se navuga batubwiye ibyo gukunda rero hano habaye ikihe gitaramo wa ntacyo kandi mbona wagira ngo mu gitaramo mushushe mumeze neza ni iby'amasomo ibi nabyo ni ukuvuga ngo ku ishuri bajya babyigisha ku kigo twavuyeho baravugaga titi ku bufatanye byose tukabikora gufatanya n'ubuhanzi byose ukagomba okay none ngo zibaga nyinshi sawa none iyo umubeye gutya ibintu by'amasomo ibintu by'iki pas possible. What time is it? Master. Hard girl, hard boy. yes Serious, mean down. Ubu nibwo bure dusiye dutaha mu kigani matera akora iki muri iki kigo? master twaganiraga kuko Niba hano? Ni amasaha yo gusomana mwaje mu masomo. directeur ntabwo twasomanaga wasanze turi Ni directrice. ntabwo twasomanaga twavugaga ku Sanze muri kugira muti. Ibyo kwicara bintu mukwe mu bimpereza hano. ezana ngo doeza ngo kure Go? Banza munkurikire. Muze hano, munkurikire. Faites vite. Mufatanye. Asoni. Mu kigo cyane. Munkurikire. Est-ce que tu vas bien? Meze neza. Ibi ni ibiki? Mazani igihe kingana iki? Bajya bakwita? Sherona. Wowe wanyu ngo ni Kigali wowe ni? Ndashaka izi ndabo bite? ase nyine twari turi mu gukunda
mwari muri mu gakundo agakunda igasebya urukundo we usiko mu kubana n'umuyobozi w'ikigo ariko none se duwe duwaye duhaye na duhaye sibavuze tuzaze tuzajya turakunda ega n'imana yaratubwiye ati dukundane ubu nkawe ntabwo ufite fiyanse je ndubatse mfite urugo mfite umugore n'abana n'abana mwe muracyari batoya byo mupfukame hasi ntabwo turahumukapfusha ibyo se ni ibiki njyewe duhaye yaratubwiye ati tujye turakundana ni gute abantu dupfukamisha byose byabaye reka ntabwo nafite Crofis mbandikire mutayi ntaribi twandikire papa na mama barankunda n'uyu nkajyana n'umukozi wanjye ibyo birahagije nazajya no ku kindi kintu nyagasani mana yanjye ngo ariko risishano ariko duhaye baratubwiye tuze turakundana kuko nabo bakundana mukundana gute mumukonere turebe okay masanga duhaye na duhaye nari munyira hano akuzi ko buriya uyu bakubeye mbese iva tugiye Ajya kumwica. baba ndi bayoboye nyine ikabayobya nanje nzayobora nk'iyo nyenyeri nyine ndi kubayobora ariko buriya ntukureba bari abana ntukureba ibintu barimo buriya bishobora kuzagira Saba ku. ibintu byo kubwirana rovi Ntabwo ari byiza. yehe Ubu byarutwa ukaja gusoma muri ruka umutwe handitse ngo iki? Handitse ngo iki? umutwe Oya mutwe muri sinone ruka mu gitabo cy'Imana habagamo umutwe. bireke bariya turi kubareba bameze kuriya ariko mu myaka 20 nta n'umwe uzaba uri kwibuka Ya magambo ari kumujyana. amagambo bari kugambana nta n'umwe uzaba uri kugibuka Kirahari cyane. Ubu se ko bari gukundana gutya singo. bitwaraga igare ganda bigambye bitwaraga igare Uretse mbimubwire. Reba kuriya bari gukundana. Bari kumubwira umwe ngaramukundaga n'undi aramukunda. yego rovi Buriya niba mara kwiga nyuma y'imyaka 6. Irana n'umuza bikibivuga. bari kugambana Buriya hano twicaye turatekanye muri make. Twebwe bino tuzabyibuka nitunarangiza. ibyo uzabyibuka uzabura kwibuka ko nakubwiye ngo ni muri ruka icyo si cyo Nicyo. bo muri ruka ngo handitse umutwe Mutwera. aha Ikibazo wancanze. Eh, Jyaso tugira gusenga garatubwira. Yohana umurongo gwa mbere ngenjane ndasemura ibice 18 haranditswe ngo bo uwubahaga Imana bo twagiye Undi ujyanaga nayo. siba twagiye rata tubabe tabagiye Imana uwubahaga Imana niho twari tugeze utibagirwa zamuka mu mwuka w'Imana ntaho umuntu ageragaje ngo yongera amanuke uwubahaga Imana ubwo ni guco handitse ijambo ryayo. uhita kuvuga nti ushiraho nakaririmba. uhita kuvuga nti mbona sifiwe Oya bagazubiza yandirimbo ni ihera. yayindi yo muri Matayo ndagibutse tundi tambaga mu mutwe bo kambaririmbe amasengesho yanjye agera ku amen atamuka n'inyenyeri bite byanyu Ni byiza. mwakoze groupe yo gusenga ndashaka muri hariya duhaye napfukamye na duhaye ni byiza mwe nabyishimiye namwe mabone hariya twe tukunda gusenga da hari icyo wabwiye Mana nubwo bisebetse muri iki kigo ariko ni ikigo nanjye twumva binasebetse ariko duhaye na duhayene bapfukame mu kigo kingana be gutya ni itegeko n'umugira ubwoba erega twanabajisha bakajya amani ngo turi gusara afi ahubwo tube twisare hari ikibazo se shangiye nifite n'ubwoba oya be wigira ubwoba njye ntabwo bafite kuvuga ngo bamfukamishije ngo baratwirukana nta kintu na kimwe gifite ubwoba pe aya aho gutaha napfukama ibaze buriya abanyeshuri twemera ejo bije bigasanga
wabyihorere tube twisarira hari ikibazo reka nkwereke akantu dukora sibyo tugiye gusara tuvuga ngo ala ariko reka tubigire gutya ariko urajya bivuga ntaribi 1 2 3 Allah turakundana gutya mwanya wo kuvuga akibar tubwe turakundana try turugusara kandi sasa nazi ko mwapfukamye kandi muri abayobozi turugusara we ni bo basanze gukundana ariko ko muje hano iki ndubohereje hano ni deragiteri ubwo basanze mu biki abasanze mu biki turi gukundana kuko namwe mwarabitubwiye ngo tuzajye turakundana umunyarwanda yacimugani ngo batyoshye ntabwo gukundana muri iki kigo byemewe uri n'igihe shubihorere mureke mbabwire sibyo ndiduhaye wanyu ndabahagarara niba muzi neza ko wabasanze mu bintu by'inkunda nubwo njye na duhaye dukundana nta muntu n'umwe ubizi muri iki kigo njye nayo tubizi gusa n'abandi banyeshuri wenda bigaga kuri iki kigo natwe master niba yabimenye cyangwa ni matire akaba yabimenye ariko basanze mu bugoryi bw'inkunda wallahi murapfuye aho mwebwe babapfukamishije ubwo neza kuvuga imbere yawe nakugira inama yo kuguhamagara mama bakakubwira ati ndatashye ahubwo ibyo mubireke nese babohereje no kuri office namwe mu gupfukama nako njya ntabwo napfuka ibibaho mu life aho gupfukama mani nataha mu rugo haraye bareka ngure petit frère sibyo mukuru wa ndidoye wawe njye wumva n'amategeko y'ikigo kandi ubu bazaba bikunda bwabo ari njye napfuka abandi Abapfukama hasi ntabwo napfuka ntabwo ndapfuka Pfukama ntabwo abapfu bagomba gupfuka naceze hasi pfukama nibwo bagomba Jabo Pfukama hasi Pfukama vugameze Javuba uruhaza ruba wakubye umuyobozi cyane ntabwo napfuka uzi ko burya baba babeshye ni master wawe nashaka nanapfuka Pfukama ndapfuka wavuga amaja nanapfuka basanze mu biki oya master ikubitira doyene bicara hano egera hariya sinagusenga ni ikibazo kandi mana ya mukwiye kujya musabira aba bantu banyu niyo mpamvu mwe mwicaye natwe twicare Dwaye yazi mazita kandi nakubwiye ibintu byo gukundana ubagabo aka kanya uvuye mu rugo nta kwezi umaze hano murashaka gutaha wanahisha icoco ye bitaba karame bitaba ngwiki karame yendara kwa animateur agohereze biye uzane n'irukana abanyeshuri buyu biyo icara neza master watu bare mazita naje haranditswe icara aho ngaho byumweru bibiri muzaza wababare doye watu babare ndagukubita mazita ariko muzaza muzanye ababyeyi mazita ugiye kubirukana mugende muzane ibikapu byanyu hano mazita mwirukanga mazita ugiye kubirukana Sherina murafatanye nyura aho ngaho nawe nyura hano mazita ugiye kubirukana ni kubirukana icyo cyo nicyo ariko ndagwanga abana bababarira kugira ngo bibe byiza icyo si cyo mazita ariko buri muntu yajyana bajyana mu bintu byo gusenga bakajya barubumva imana cyane minerivariya bakunda ari urukumbari baraguha minerivare z'ibyo warengwa ratije aho urutaza by'imbabazi ngo mumpe minerivare ariko mazita bana bababarira icyo si cyo mazita Sheila? icyo nicyo Sema kana yagira ahantu hagiye hino ya Sherina namwe mugiye gutaha
ko masita ubu weho wakubaza ahantu handitse ngo gukundana n'icaha waherekana muri Bibiliya mwa ngo iki ubu wakubaza ahantu handitse beyanyu handitse igihe kingana iki Master, ikatubwiza ukwiye kuri njye na Shema turakunda yego njye na Doyene turakunda undi mwatwihereye icyumba akundana n'ivundi muri gukundana hano nyoko yakwerereje gukunda ngo iki uretse twumva mwatwihereye icyumba no ku ishuri tukajya twiga tuba ngo iki aravuze ngo ko muri ibidumba baye byiza ntabwo mwuzuye ishuri nyine njye na Doyene tukajya tubaho kugira tubone muravuze ngo tubashingire aka kanya hari inkwano ufite imyaka ingahe sha ibyo ngibyo ata nanjye nawe waso nyine njye ko nta myaka ihari tumata mu icyumba cyacu ngo iki muracyari abana oya naturiya cyacu shangwe na hano masita umva kugira ngo babigire niyo mpamvu nibaje kuzana amashashi abiri kudushirishira niho turabaye ico cuma siko kubwana Doye wawe wowe waje si baramujya Yesu ujyaga undi tubayumvira amatinga ku rukundo iriya masengesho muceceke mwumva ijambo ry'Imana tutababariye twataha